Reka nongere mbahe ikaze nanone mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Mbanje gushimira abakomeje kwiyandikisha cyane rero, subscribe kandi like kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi cyane, maze ukuri kuzababohore. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Avraham Yitzhak veYaakov Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללכות היום. Tugiye kureba inkomoko y'Imana. Imana yavuye he? Ese byagenze gute? Mbanje kubasuza rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach, benshi bita Kristo. Tukaba tugiye kureba rero Imana yavuye he, byagenze gute. Tureba amayobera y'Imana. Ese Imana yaremwe nande? Imana yavuye he? Tuzi neza ko twabeshywe imyaka n'imyaka. Iyo ubirebye ubona biteye agahinda cyane. Ibi bigaragara neza ko turi mu buyobe 100%. Urugero ngiye nkunda gutanga ni ibyabaye mu Rwanda mu 1994. Abantu baraborogaga n'ubu baboroga n'uyu munsi, ariko Imana ntinyeganyega. No kubera iki? No kuvuga ngo hari ikibazo. Dushobora kuba twarabeshywe igihe kirekire cyane, noneho tukaba twarataye frequency y'Imana, tukaba nta busabane n'Imana dufite. Kuko niba dushobora guhamagara Imana tugasenga amasengesho agamagara Imana ikatwumva, ariko abantu barenga miliyoni n'amamiliyoni no hirya no hino bagapfa, Imana ntinyeganyege, ni ukuvuga ngo hari ikibazo gikomeye cyane. Ese kumenya aho Imana yakomotse bitumara iki? Ko nta hantu hamwe tujya twumva batubwira ko Imana yaba yarakomotse. Ese ririya jambo God rivuga iki? Mu gihe barayo ryavuye he? Reka tubirebe. Tugiye rero kwifashisha dictionary y'Icyongereza n'Igiheburayo mu Cyongereza kugira ngo turebe aho ririya jambo God ryavuye. God mu Cyongereza ujya mu Giheburayo ni Elohim. Aleph, Lamed, Koram, Hey, Mem Sofit. Elohim bivuze iki? Bivuze Imana nyinshi. Ijambo ryose igiye barabibona rirangizwa na Mem Sofit, him, riba riri mu bwinshi. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze God tuba tuvuze Imana nyinshi. Mu gihe burayi cy'umwimerere ni Elohim. Kuko iyo ugiye noneho mu gihe burayo ujya mu Cyongereza, izina ry'Imana ni Yahuwah. Turi cyo bitubwiraho Yod He Vav He. Yahuwah ni the Lord. Imwe Adonai. Niyo utayibaza rero, niba mu Cyongereza batubwira ngo God ni Elohim, Imana nyinshi, none mu gihe baracyo bakatubwira ko ari Imana imwe, no kuvuga ngo ibintu tuvuga ngo God tuba duhamagara Imana nyinshi. Urabyumvise rero? Hano iyi dictionary abikwereka neza. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo iyo minsi nigera byanze bikunze ukuri tuzongera tukumenye. No kuvuga ngo ivuze God ziba ari Imana nyinshi, wajya mu gihe barakavuga Yahuwah, Imana imwe, ikaba Imana imwe nyine kuko ari umwimerere. Urumva ngo babihinduye, zari zo Mana zabo nyinshi cyane bahamagaraga, noneho babihinduye mu Cyongereza bibagirwa yuko mu gihe burayi bivuga Imana nyinshi. Urabyumvise rero? Reka dukomeze tubisobanukirwe neza, hato tuzongera kubeshywa. Tuzi neza ko Imana yabayeho mbere yuko n'igihe kibaho, mbere yuko urumuri ruhinguranya umwijima, mbere yuko habaho ihumeka iryo ari ryo ryose, Imana yahoze yariho kera na kare. Imana yahoze rero nk'uhoraho ibihe byose, utagira itangiriro cyangwa impera. Ntigira itangiriro, ntigira n'impera. Mbere yuko n'inyenyeri zose zibaho, mbere yuko abamarayika batangira kuririmba, Imana yari inde mbere y'iremwa? Yitwaga nde? Tugiye kubireba rero muri Bibiliya, turebe uko Imana yivuga ubwayo.
ese ni iki cyateye Imana kurema isanzure, kurema isi, kurema natwe twese? Ese byaba bitumara iki uyu munsi? Ko nibaza ko nawe aribyo ushaka kumenya, uyu munsi byari kumara iki? Nibyo kubahwa cyane, kuko iyo tumenye uwahozeho, Imana yacu yaduhanze, tumenya n'impamvu turi aha, kandi noneho tukamenya n'aho twerekeza. Imana ntiba mu gihe, ahubwo igihe kiba mu Mana. Imana yaremye igihe. Reka uhoraho atwibwire we. Imana iratubwira mu Byahishuwe 1:8, ni njye tangiriro n'impera, bya bindi bita Alpha na Omega. Biriya abagereki babikopeye, mu Giheburayo ni Aleph Taf. Mu Giheburayo Imana irongera ikatwibwira muri Mose mu gitabo cyo Kuva 3:14, ndi uwo ndi we. Ndi uwo ndi we mu Giheburayo eheye asher eheye. Ndi uwo ndi we, nzaba uwo ndi we kuva kera, ubu ngubu n'ahazaza h'ibihe byose. Imana ni imwe. Imana nta kintu na kimwe ikeneye ngo ibeho. Yatumenye mbere y'iremwa ry'isi, nk'uko tugiye kubona mu mwanya. Imana ntabwo yategereje ko irema ibintu ngo ibone kuba inyembaraga, ahubwo na mbere y'iremwa yari ushobora byose. Mbere y'uko hagira ikibaho cyose, Imana yari ifite ububasha bwose, icyubahiro n'ikuzo. Byose yari ifite ububasha, icyubahiro n'ikuzo, mbere y'uko tunabaho, nk'uko tugiye kubireba muri gahunda y'Imana, uko yaremye isi, icyabiteye, uko byagenze. Twongere twibaze ikibazo rero gato. Ese hari iki mbere y'iremwa? Ese hari Imana gusa? Kuko tuzi ko yahozeho kandi izanahoraho iteka ryose. Mbere y'uko irema isi byari bimeze gute? Hari Kristo rero watwunze n'Uwiteka Imana yacu, ari we Yeshua HaMashiach. Dore uko abiduha neza, akaduha amakuru y'ijuru, uko yaduhereza neza. Kristo yari kumwe n'Imana mbere y'uko ibintu byose bibaho. Ibyo tubisanga he? Yohana 1:1. Mbere na mbere hariho Jambo. Jambo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Urumva? Kristo arakomeza atubwira ati muri Yohana 17:5, nanone Data, imbere yawe unyubahishe cya cyubahiro nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Urumva ko Kristo yari kumwe n'Imana ushobora byose, isi itararemwa. Kandi Kristo anatwifuriza kuzabana nawe iteka ryose, ngo turebe ubwiza Imana yamuhaye kuko yamukunze. Urumva? Turi hano kugira ngo twigorane n'Imana, tuzabona ubwo bwiza tuboneye muri Kristo, uko Imana yamukunze. Nibyo Kristo twifuriza abamwemera, kugira ngo natwe tuzabane nawe ubuziraherezo. Haleluya, haleluya. Roho y'Imana rero nayo yariho mbere y'iremwa, mu rukundo ruhoraho iteka ryose. Kuko roho y'Imana nyine yakoreshwaga, hari Imana, hari roho, hari n'umwami Kristo. Bya bindi abantu b'abanyamadini bita ubutatu butagatifu bakabyita Imana eshatu cyangwa zingahe simbizi, ariko ni Imana imwe. Imana ni imwe. Niba Imana ari urukundo rero, kandi urwo rukundo ukagira uruha, ni ukuvuga ngo Imana yakundaga nde mbere y'iremwa? Hano rero uhita ubona ukuntu Imana imeze. Yo ntabwo itekereza nka muntu. Imana yadukunze kera muri urwo rukundo tutari twanabaho. Kristo niwe utubwira ngo reka urwo rukundo wampaye rumbemo, nanjye mbe muri bo, abe muri twebwe, natwe tube muri we. Urabyumva? Impamvu ugomba kwakira agakiza rero, ukaba muri Kristo, rwa rukundo Imana yamushyizemo rukamubamo, nawe akaba muri twe, natwe tukaba muri we. Urumva? Ibyo bita oneness, twese tukaba turi umwe n'Imana iyo dushatse amaso y'Imana nyine tukakira agakiza.
ese Imana niba yari ihagije kuki yaturemye? Harimo benshi bumva bavuga bati njye ntabwo nigeze nsaba kubaho, bakabyerura, ariko burya ntabwo baba bazi ibyo bavuga. Reka turebe. Byose byaremewe muri Kristo, ku bwa Kristo, ariko kuturema mu ishusho yayo. Gahunda y'Imana rero kuva kera na kare yari iy'ubuziraherezo. Kuremwa kwacu ntabwo byabaye impanuka. Bamwe bashobora kubyita impanuka kubera ko iyo ubitekereje benshi tureba hafi nk'abantu. Ibiremwa bihari mu isanzure twahishwe, nibyo bituma tudafungura amaso ngo dutekereze kure. Kuki Imana yaturemye, kuki turi aha ngaha? Kubera umugambi wayo wa nyuma y'ibi bihe. Uwiteka yaturemanye urukundo ruhebuje ngo tumumenye, tube mu mugambi w'uhoraho w'ibihe byose. Ese Imana yitwaga nde mbere y'iremwa? Yaratwibwiye mu gitabo cya Mose, ndi uwo ndi we, nk'uko yabwiye Mose nyine. Yahuwa mu giheburayo, mwe nakubwiye, Yod He Vav He, Yahuwa, ndi uwo ndi we. Imana ntihinduka, ihora ari Imana kandi yari yihagije, niwe bwiza buhoraho iteka ryose. Usanga ko Imana nyine igarukaho cyane mu isezerano rya kera, niwe nyiri ibihe byose, Uwiteka ushobora byose. Aha ngaha ushobora kuvuga uti ibi byose narabyumvise, ese bimara iki mu buzima bwa buri munsi? Muri ubu buzima ni guhura nabwo bukakaye, iyo Mana nayimenya gute? Yankorera iki ko nyitabaza ntinyumve? Kamwereka ibintu nka 5 byagufasha kwegera Imana, ukamenya Imana, ugasobanukirwa Imana icyo bigufasha. Icya mbere, bigomba kuguha ibyiringiro, kuko Imana igufiteho ububasha busesuye n'umugambi mwiza ku bugingo bwawe. Imana ishaka ko abantu bose barokoka ubugingo bwabo, ntibuzajye mu irimbukiro. Nta kintu na kimwe gitungura Imana. Ibyawe byose bibi izabigira byiza nuyizera. Izera Imana iguhindurira amateka. Cya gatatu, Imana yari igufitiye urukundo na mbere y'ukubaho kwawe. Yegere unyuze ku mwami wacu Yeshua HaMashiach, maze ubone ubugingo buhoraho iteka ryose. Cya kane, kumenya Imana biduha ibyiringiro ko turi mu mugambi w'ubugingo bwayo buhoraho bw'iteka ubuziraherezo. Hano nta jana nk'uko abantu babivuga, ariko hariya bizaba ari ubuziraherezo. Jya ubitekerezaho byumva, ubuziraherezo. Cya gatanu rero, bikumarira isezerano ry'Imana uhoraho Imana yacu riracyariho. Izera Imana uyihe ubugingo bwawe, nayo izaguha ubwami buhoraho iteka ryose. Imana yahozeho ishaka kubana nawe ubuziraherezo igihe cyose uzashaka mu maso hayo. Tuzabana n'Imana, tuba abantu bayo, nayo Imana yacu iture muri twe nk'uko ijambo ribitubwira mu byahishuwe. Tuzabana nawe uhoraho, tumubona amaso ku maso ubuziraherezo. Haleluya, haleluya. Icyo gihe ntabwo tuzongera gukenera izuba n'ukwezi, ahubwo urumuri rwe nirwo ruzatuboneshereza. nk'uko ubizi nyine, Yerusalemu nshya izaza, ubw'Imana nyine izaza, ubwami bw'ijuru bugakorerwa noneho ku isi. Ese Imana yaba yonyine yigunze ikabona kurema abantu? Benshi niko bibaza ko bati Imana ko yari yonyine ishobora kuba yari yigunze noneho ibona ko iremye abantu aribyo byayifasha. Oya, ntabwo aribyo, kuko mbere y'iremwa Yesu Imana yariho mu bwiza na jambo. We waremeye ibyo byose, ibyo tubona n'ibyo tutabona. Wibuka ko Imana yaremye umuntu ku munsi wa gatandatu nyuma yo kurema ibindi bintu byose, nk'uko tubisoma mu Itangiriro 2:1 kugeza kuri 5. Imana yaremye byose, ariko yari itaragusha imvura. Kuki yari itaragusha imvura? Nuko itari yakaremye muntu
muntu ngo abashe kuyobora ibiremwa byose n'ubutaka n'ibidukikije byose, ibiri ku isi byose. Niyo mpamvu imvura yari itaragwa. Bikwereka ko muntu yari muri gahunda y'Imana na mbere y'iremwa rye. Tuze tubirebe rero. Ni ukuvuga ngo Imana yari dufite muri gahunda yayo kubera iremwa, iyo yatekereje iremwa, noneho irema ibyo bintu byose, imaze kubirema ibona ko nta wundi muntu wabigenga usibye muntu, ngewe nawe n'abandi bose bari ku isi, ari uko twaje twisanga mu irema. Yabikoze byose izi neza ko ari twizaha kugenga ibi biremwa byose. Noneho ndibaza tubyumvise neza. Ni uko twaje mu ishusho y'iremwa, nkaba ngiye kuguha urugero ruratuma ubyumva neza. Imana yari ifite gahunda yayo yo kurema kubera ubushake bwayo nyine, ko yabishatse. Twisanga muri gahunda yayo. Urugero naguha, ndaguha rumwe nguhe n'urundi nimba wumva utanyuzwe. Ni nk'uko leta yashaka kubaka umuhanda, inzu yawe ikisanga aho uwo muhanda uzanyura. Ushobora guhita ubyita akarengane. Reka nkwereke kugira ngo ubyumve neza ngo urundi rugero. Ni nk'uko waba uri ahantu, muri ahantu muteraniye muri abantu benshi cyane, noneho uwo munsi iyo saha muhari abahaje bose bagakizwa. Ese ako gakiza ubonye ukaboneye ubuntu uzakinuba, ubaze impamvu wagahawe, cyangwa ahubwo uzakora uko ushoboye kose kugira ngo ugasigasire? Ngaho andika ubimbwire. Ni nk'uko rero ushobora kwisanga aho ngaho. Natwe twisanze mu mugambi w'Imana uko yagomba gukora iremwa, kandi iryo rema akaba twagomba kugenga ibyo bintu byose. Ariyo mpamvu twaje mu ishusho y'iremwa, kandi noneho Imana iturema mu ishusho yayo. Natwe rero urumva ko kuremwa kacu Imana yabikoreye urukundo rwayo. Imana iturema yabikoreye urukundo rwayo, tutabona, tutari twanasobanukirwa n'uyu munsi. Turamutse tumenye uko Imana idukunda, ngira ngo twatuza. Twe iteka duhora dushakisha kurebesha amaso cyangwa intoki, wagira ngo amaso yacu ari mu ntoki. Ese dukomeze twicuze ngo kuki Imana yaturemye muri urwo rukundo rwayo yaturemye, cyangwa se ahubwo turushaho gusobanukirwa, tugendere mu nzira z'Imana, noneho tuzareba amaso ku maso uko Imana yabigenje. Ngira ngo noneho urasobanukiwe. Gira inyota yo kuvuga ati Imana, reka ngushake, ngukunde, nkwizirikeho amagambo yawe, nyimariremo ijambo ryawe ry'Imana, nyimariremo kugira ngo wa munsi nzabona amaso ku maso uko wabigenje, mbe kumwe nawe ubuziraherezo akaramata. Imitima yacu rero, niyo mpamvu tugomba imitima yacu tuyivomera ijambo nyajambo, ijambo rya jambo, ijambo ry'umwimerere. Mpora mbashishikariza iteka ryose hano kuri Cano, turisangire, umenye ukuri kuzabature, kuko ukuri kubohora imbohe. Imana yaragitsinze, tukagira tuti haleluya haleluya Yeshua HaMashiach Melech HaMelachim, umwami w'abami, jambo wahoranye n'Imana. Akaba Imana niwe dutegereje, tumwisunge kugira ngo atwereke inzira, atubere urumuri, natwe tubere abandi bose urumuri. Ndabashimiye rero abo twabanye, kandeho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane. Subscribe niba utarasubscribe, noneho nawe usangize ubutumwa abandi benshi cyane. N'abakoze subscribe ndabashimiye mbikuye ku mutima. Amahoro y'Imana abane namwe. Naho ubutaha tuze dushakisha ukuri kuzabatura imbaga nyamwinshi y'abantu bose bari mu mwijima, ko tuzi neza ko ukuri iyo gushatse urakubona, kandi ukuri kubohora imbohe. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, toda raba tov meyod.